ni gute umuntu atakizirika umukanda ngo akwizirika abane nawe imyaka 5 mugabane amamiliyoni n'amamiliyoni wakoreye. So ugomba kumenya ko umukobwa utagukunze ikintu abahaye agaciro na amafaranga, muvugana neza amafaranga yahari, muvugana nabi amafaranga adahari, kugira umenye ko umukobwa agukunda cyangwa umuhungu. Making sure yuko amafaranga na sex bitarimo mu rukundo rwanyu. Niba bitarimo uzamenya neza ko umukobwa agukunda cyangwa se ko umuhungu agukunda. Imishinga ye y'ahazaza, ukamukundana n'umukobwa muri kumwe mu Rwanda, uzi ngo ni sheri wawe ngo muzabana, ari muri process yo gushaka visa yo kujya muri Amerika ari muri process yo gushaka visa yo kujya muri Amerika, wowe uraho ufite umuntu mukundana ngo muzabana, ariko muri future plan ntabwo ubamo. Hello ladies and gentlemen, how are you? Iyi ni Noah Talk Show TV, ngendi niyitanga Noah, ikiganiro ni impamba y'ubuzima. Bahaye ikaze hano, turi entertaininga, turaticinga, turapreachinga. Bahaye ikaze muri kino kiganiro. Tujya tukora kuri relationship, tugakora kuri Bible, tugakora kuri motivation speeches, ariko kuri uyu munsi ndagira ngo tuvuge nayo kuri relationship. Ubwo tugiye kuvugana ku bintu by'ingenzi, turavuga ku bimenyetso bitanu bikwereka ko umukobwa muri kumwe muri relationship cyangwa se mu rukundo atagukunda cyangwa se akuryarya. Ikintu gikomeye cyane kumenya umuntu w'ukuri, kumenya umuntu ugukunda bigora benshi, kugeza aho abantu bagera no mu mago bagashinga ingo batazi neza yuko koko abo bari kumwe babakunda. Icyo nicyo kintu tugiye kuvugaho uyu munsi. Mbere yuko tuvuga kuri iyo ngingo, reka mbasabe kanda share, ukore subscribe, utange na comment ibyo tugomba guhindura, kandi dushimira cyane abantu baduhaye subscribe, biratumotiva, bidutera courage. Thank you so much. Reka tuvuge ku bimenyetso bitanu bikwereka ko umukobwa muri kumwe mu rukundo atagukunda. Iki bimenyetso cya mbere, muri bimenyetso bitanu uze gutinda cyane ku cya gatatu, nicyo gikomeye, nicyo gifite imbaraga nyinshi. Ikimenyetso cya mbere, umukobwa niba atagukunda, she will never invest in relationship. Ntabwo azigera agira ikintu ashora muri urwo rukundo, nta mwanya uhagije aguha, nta gaciro aguha, ngo nta kintu na kimwe ashira muri urwo rukundo uretse kuba rurimo gusa, uretse kuba arimo kubera ko benefit. Umuntu ashaka kwibaza ati ni gute umuntu yakemera ko dukundana atankunda? Umukobwa ashobora kubenefitinga izindi nyungu ziboneka mu rukundo ariko atagukunda, kuko wenda quality fitting y'umuntu akeneye, type y'abasore abashaka, type y'umuntu yakundana nawe ntabwo uri we, ariko kubera yuko hari izindi nyungu ashobora kuba agukeneye, ushobora kumumara irungu, ushobora kumuhamagara. Ndetse n'umukobwa hari igihe afiriga comfortable, akumva anyuzwe cyane mu gihe abona hari umuntu mwirukanka wamutakarije umutwe, abona ibyo bintu bihari ukuntu bimukurura, hari ukuntu yumva bimuryoheye. So ashobora kukwemera ko mukundana mu by'ukuri utari type ye, nta rukundo, aho kubera ko hari undi ategereje mwiza kugusumba, akaba ashatana guhagika agushira mu kaguni runaka kugira ngo abe profita icyo gihe, abe aryoherwa, yani abe yumva afite umunezero, afite kwishima, kubera yuko afite umuntu wamusariye, umutaho umwanya, umwirukaho, kabone ubwo batamukunda. Rero kuri we musore uvuze icyo ukeneye, uri serious, ibyo bintu ni uguta umwanya, kandi umwanya urahenda cyane. Rero guta umwanya muri urwo rwego rwose ntacyo bimaze, akwereka nta kintu yinvestingamo. Ntabwo ni wa muntu ushobora guhamagara akabona ko wamubuze missed calls 7 akabibona kandi ntagusubiza, ntakubwira ati nari bize gutya na gutya. Kandi nta n'umuntu uba bize, niba umuntu yabaye perezida w'igihugu cyangwa ari perezidante, ntabwo aba bize ku muntu afitiye umwanya cyangwa se agaciro. Rero iyo umuntu yadatinvestinga muri relationship yanyu, umuntu yadaha agaciro umwanya we wamuhaye, ni ikimenyetso simusiga cy'uko atagukunda. Uzandika message igaragaze brutike kuri WhatsApp, ubibone ko yayibonye, agusubiza acira amasaha 10. Ariko umukobwa ugukunda ntashobora no gutegereza amasegonda 30 atari yagusubiza ku cyo wamubajije. Ntabwo ashobora kudafollowinga ngo amenye impamvu utamuvugishije ikibazo wagize. Ariko utagukunda nta kibazo afite, she don't care, ntacyo bimutwaye. Ikimenyetso cya kabiri, she will ignore your commitment. Azatesha agaciro imbaraga ushira mu bintu. Ni umuntu waguriye impano, washyashyanye kugira ngo umwereke yuko umufitiye umutima w'urukundo, impano urazana, ariko ugasanga arakubwira ati iyi mpano ntabwo nyikunze cyangwa se nanjye. Umukobwa ukunda niyo ikintu waba wamuguriye kitaba ari ikimukora ku mutima. Ikintu cya mbere ya appreciatinga, agaha n'agaciro imbaraga n'umwanya washize muri ibyo bintu.
usanga abakobwa nk'aba batagukunze ari indashima, ari umuntu udafite gushima mu mutima we, ibyo wamukoreye byose bikaba bimininga nothing, nta kintu bimubwiye, ntacyo bimutwaye. Ariko mu gihe ari umukobwa ugukunze, azaha agaciro commitment, azavuga ati nubwo yakoze ikintu agashyiramo ingufu atari icyo nkunda, ariko byibuze azapreciate, avuga ati wakoze. Umuntu ukamwohereza amafaranga, ugakora buri kimwe, ariko still akakubwira yuko you are not enough, ntabwo uhagije, ntabwo ibyo ukora bihagije, agahora complaininga, akugaragariza yuko udashoboye, hari ibyo udakora neza. Kubera iki? Kubera yuko arabizi neza, ni ibintu azi neza mu mutima we yuko atagukunze. Ni ukuri aho ngaho gusa kugira ngo abagize ute akwifashishe. Ikindi kintu cya gatatu aricyo cy'ingenzi, she gonna chop you money. Umukobwa utagukunda ntabwo afite interest ku mafaranga yawe. Kandi ikindi kintu cya kabiri, sinavuga ngo umukobwa ukwata amafaranga asuka batagukunze, ashobora no kuba agukunze, ariko umukobwa utagukunda azakora uko ashoboye ku buryo asuzuma ingano y'umufuko wawe. Azagusaba ikintu cy'ibihumbi 500, nukibura gusaba icya 200, nukibura gusaba icy'ibihumbi 50, kugira ngo apime capacity y'ubushobozi bw'umufuko wawe. Nicyo kintu cya mbere azabasha gupima. Azakugera, kandi amafaranga yawe azayarya, namara no kuyarya nta nubwo azagukunda. Njya numva inkuru ukumva nk'umusore ngo yariyahuye ngo kubera ko yishyuriye umukobwa mu ishuri, ngo yaraheza kumwishyurira ishuri, yasoza amashuri kuri graduation akamwereka fiance wundi utari we, kandi we yazi ko n'amafaranga abaho yagura urukundo. Kwishyurira umuntu it's okay, wagize neza, wabaye nk'ikigo cy'abagira neza cyangwa se wabaye nka Caritas, ariko ntabwo ibyo byatuma umugura kugira ngo ahinduke umugore wawe cyangwa umukunzi wawe, kubera yuko ntabwo rugurwa. Niyo iyo wabikoze, nubwo bigaragara ko yaguhemukiye, ariko nawe waragize ubujiji, kuko ntabwo numva uburyo ki ushobora kurira umuntu amashuri umutegerejeho kuzakubera umugore, atakubera umugore ukiyahura cyangwa ukamwica. Kubera ko nta contract mwasinyanye yuko kuba uri kumurira amashuri ikiguzi azakwishura ari ukubera umugore cyangwa ari ugukunda. Byashoboka ko wamwishuriye afite ibibazo ukamufatanya n'intege nke, mubwira azakorera ayo mafaranga kuko yarangije amashuri, na za bende ziguriza abantu akwishura. Ariko umukobwa utagukunda azacopinga yumani, ni umukobwa muzasohokana, ntiyite ku mufuko wawe, akaka ibintu abona neza ko biremereye. Ushobora kwaka inzoga igura 300, agatumiza ibintu, ariko umukobwa ukunda azavuga ati it's okay, twasohotse, ariko kugira ngo duspending amafaranga angana gutya, tujye na hariya naho batanga serivisi, dukoreshe make. Ubona yitaye ku ntego z'ubuzima bwawe, ubona yitaye ku cyo ugomba kuzaba cyo, ubona yitaye kuri vision zawe. Ariko umukobwa utagukunda, wakena wagira ute, it's okay, kuko ntawe agukunda, azayarya amafaranga. Umugani wa King James ngo yarya nk'urya ibishimbo, kandi bizanarangira nta kintu bikumariye. So ugomba kumenya ko umukobwa uri interested mu kuguha amafaranga, mu kukaka amafaranga, inshuro nyinshi nta rukundo bagufitiye. Ni wa mukobwa mugira n'umubano mwiza iyo wamuhaye amafaranga. Mu gihe utaguze gift, nuguhamagara telefone ntiyitabwa, kwandika message ntusubizwa, niyo ufashwe uvugishwa igihe gito, I'm busy, sibari. Ariko ugiye watanze izo mpano n'ayandi mafaranga, uzabimubwirwa nuko akwizihira, akakwereka ko agukunze. Muzi indirimbo y'uriya muhanzi Nasoni ati naje kugutereta nambaye ibirenge uca amazi, ngarutse n'imodoka uyogesha amazi, ati dore ngo uyu mugabo ni itombore. Rero ugomba kumenya ko umuntu ashobora kutagukunda ahubwo akunze ibyo utunze, kandi ari uko kwifashisha. At the end of the day akazasohoka. Ni nabo mubona hano hanze umuntu ari gushaka nyuma y'imyaka 2 ugasanga umuntu yakoze project yihanganiye ibyo bintu. Scovia niyo ugeze kuvuga ngo ni gute umuntu niba afata inguzanyo muri banki akayishyura imyaka 5 akizirika umukanda, ni gute umuntu atakizirika umukanda ngo akwizirika abane nayo imyaka 5 mugabane amamiliyoni wakore. So ugomba kumenya ko umukobwa utagukunze ikintu abahaye agaciro na amafaranga, muvugana neza amafaranga iyo ahari, muvugana nabi amafaranga adahari. Kugira umenye ko umukobwa agukunda cyangwa umuhungu, making sure yuko amafaranga na sex bitarimo mu rukundo rwanyu. Niba bitarimo, uzamenya neza ko umukobwa agukunda cyangwa se ko umuhungu agukunda. Icya kane rero kikwereka yuko umukobwa agukunda, atagukunda, akuryarya, azagusaba ko umubano mufitanye uhinduka private. Azakubwira ati reka tubigire prive, reka bino bintu bibe private, twere kubigira intambara. Ntabwo dushaka ko abantu benshi babimenya. Ni umuntu utabushaka yuko
imiryango yikumenya, bene wabo, barumuna be, bakuru be, ntabwo bashaka ko bakumenya kugira ngo ahishe uwo mubano mufitanye, kuko ntabwo agukunze, afite izindi benefit agukeneye, nk'uko natangiye nzivuga muri introduction, aho umukobwa ashobora kugukunda kubera yuko kumwirukanka inyuma biramuryohera, kumutaho umwanya wataye umutwe biramuryohera, yumva afite pride na proud yo kumva ko hari umuntu wamusariye, kuba hari kumuha amafaranga, kuba hari ibyo umufasha, ibyo bintu ashobora kubyinjoyinga atari urukundo. Niyo mpamvu bavuga ngo tubigire prive, kuko benefit no kwinjoyinga ibyo akeneye ashobora kubibona n'abandi, ariko umukobwa ugukunda ntabwo ashobora gutuma umuryango we utakumenya, ntabwo ashobora gutuma ndetse aguhoza mu kanwa, ntabwo ashobora kumara umunsi abantu b'inshuti ze batakuzi, kandi akora uko ashoboye ku buryo muhura ngo mumenyane, ariko iyo atagukunda nta na kimwe akora. Ikindi kintu cya gatanu nacyo cya nyuma, she never engage you in her future plan. Ntabwo ashobora gutuma ujya mu mishinga ye y'ahazaza, ukaba ukundana n'umukobwa muri kumwe mu Rwanda, uzi ngo ni sheri wawe ngo muzabana, ari muri process yo gushaka visa yo kujya muri Amerika ari muri process yo gushaka visa yo kujya muri Amerika, wowe uri aho ufite umuntu mukundana ngo muzabana, ariko muri future plan ntabwo ubamo, ntabwo aguteganyamo, ndetse niyo avuga ibintu wumva akubwira ati nimbyara abana, ninkora ibi n'ibi, ku buryo kiwumva yuko mu mutwe we ntabwo urimo, ntabwo akubara nk'umuntu muri kumwe mu gihe kirekire, akubara nk'umuntu muri kumwe mu gihe gito, for short time. Ariko niba agukunda koko, agufitiye umutima w'urukundo, azakora uko ashoboye yinvestinge mu rukundo rwanyu, kugeza ku rwego agomba kwinvestinga muri future plans, akavuga ngo nituba turi kumwe tuzabyara abana, kugira ngo nawe ube urimo. Naho iyo atagukunda ntabwo uba urimo. Ni wa muntu ushaka kujya kuvuga ngo amaze iminsi 3 muri Kenya, wowe uri mu Rwanda, yarafashe urugendo rujya hanze y'igihugu utanabizi, kubera ko you are not included in her future plan. Rero bene data, basore bavandimwe, ibimenyetso uzabishingireho kugira ngo wirinde gukomereka. Urukundo rugira amarangamutima akomeretsa, rugira amarangamutima asenya ubwonko na roho, ibikomere bivamo biba biremereye. Uzirinde guta umwanya wawe ku mukobwa cyangwa se ku mugore cyangwa se ku nkumi itagufitiye umwanya na muke, ahubwo ikiri gukora ari kugukoresha, agukoresha mu nyungu ze, nkaho wowe nta bwenge ugira. So ndabashimiye cyane, thank you kuba mwakurikiye kino kiganiro. Subscribe, share and comment. Ibitekerezo byanyu ni byiza, ibiganiro byacu bizakomeza bibageraho kuri no YouTube channel Noah Talk Show. Mudushigikire kugira ngo turusheho kugera kure. Thank you, may God bless you. Turabashimiye cyane.